Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo kuwa kane w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Liturujia B. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 18 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 47 kugeza ku wa 53. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Uhoraho abwira Yeremiya ati, manuka bwangu ujye w'umubumbyi, niho nzakubwirira amagambo yanjye. Nuko ndamanuka ngiye w'umubumbyi, nsanga ariho arabumba. Iyo yagiraga ibyago agacikwa n'icyo yabumbaga, yakoraga ikindi akurikije uburyo bw'umubumbyi w'umuhanga. Nuko Uhoraho arambwira ati, bantu ba Isiraheli, uwo ni Uhoraho bivuze, murakeka ko ntabagira nk'uko uriya mubumbyi abigenza? Bantu ba Isiraheli, muri mu kiganza cyanjye nk'ibumba riri mu kiganza cy'umubumbyi. Hari ubwo niyemeza kurandura, guhirika no kurimbura iki gihugu cyangwa iriya ngoma, ariko icyo gihugu cyakwihana ubugome bwacyo nkisubiraho, nkareka icyo cyago nari ngiye kugiteza. Hari n'ubwo niyemeza kubaka no gushinga iki gihugu cyangwa se iriya ngoma, ariko bakanga kumva ijwi ryanjye, ahubwo bagakora ikibi nanga, nkisubiraho nkareka ibyiza nari niyemeje kubakorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu acira rubanda uyu mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'urushundura banaze mu nyanja, maze rugafata amafi y'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, hanyuma bakicara bakarobanurira mu bitebo afite akamaro, naho adafite akamaro bakayajugunya. Niko bizamera mu iherezo ry'isi. Abamarayika bazaza batandukanye intungane n'abagome, maze bo babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazaririra kandi bagahekenya amenyo. Ibi byose mwabyumvise? Bati ye. Arongera ati, nicyo gituma umwigishamategeko wese wigishijwe iby'ingoma y'ijuru asa na nyir'urugo ukura mu bushyinguro bwe ibishya n'ibishaje. Yezu arangije iyo migani avaho. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.